Ni SHOAM Pilot Ambassador ngo tumyana kuri Pi Pailot Rwanda, aho tugenda tugaruka turebera hamwe utuntu tumwe n'utundi, tureba amakuru uko ameze. Uyu munsi nkaba ngarutse tugiye kurebera hamwe gahunda y'ibikorwa biri kugenda bibaho ku bijyanye na decentralization, cyangwa se kuba ifaranga riri kugenda ritakaza agaciro n'aho bigeze. Tunarebe ibyatambutse mu minsi ishize, umuvuduko biriho kuko turi mu cyo bita global currency reset yaragarutse, ariho tugiye kuyisohokamo mu matora yo muri Amerika. Donald Trump yiyamamaza anatsinda, kandi koko agomba gutsinda. Tunakomeza tunarebera hamwe n'imiryango mwagiye mubona ijya muri Pi Network, IMF, BRICS, institution agiye atandukanye, inshingano afite kuri no financial system nshyashya turi kwinjiramo ya quantum financial system, ndetse na Pi Network uko bigenda bihura, mbese icyo bifite, icyo bishinzwe muri no quantum computing na buri gikorwa cyose uko biri kugenda birebera hamwe. SHOAM rero nzaye ngenda nagaruka nsobanura ibi bintu, ariko nanone ku biganiro bitari birebire cyane, nsobanuraho kuko ibintu ni byinshi, ntabwo byose nabisobanura ngo birangize, ariko tugaruka turebera uko gahunda ihagaze n'aho ibikorwa bigeze, cyane cyane muri no si nshya turi kwinjiramo y'ikoranabuhanga rya Web 3, Pi Network, Decentralized, KFS and Quantum Financial System. Rero tugiye gutangira tureba uko ibintu byagiye bigenda, gahunda y'ibikorwa byose uko yagenze. Tugiye mu cyo bita US debit clock, cyangwa se amadeni dufite ibihugu byose bigiye bifitiye buri gihugu cyo muri Amerika no mu bihugu byishyize hamwe n'imiryango ikomeye cyane ishinzwe finance, kugira ngo turebe uko bigenda bivuga uko nta madeni namwe agomba kuba yasigara ku gihugu icyo ari cyo cyose, binyura mu mushinga wa Pi Network ndetse na Quantum Financial System bifatanyije na XLP na Estera ndetse na Rainbow Coin, cyangwa se US Treasure igomba kuba yakora mu kinyagihumbi cyangwa se muri millennium. Rero utarakora subscribe kuri Pi Pailot Rwanda, nakubwira ngo ubanze ufate pause maze urebe hasi ukore kuri subscribe, ukore no ukazogera kugira ngo tujye tubasha kugendana, maze tujye tuba dufite amakuru yose ajyanye n'ibikorwa aho bigiye bigera uyu munsi, n'ejo bundi, n'ejo hazaza. Nk'uko mubizi ko Pi Pailot Rwanda ni iyanyu, mugomba kuba mwayikora amakuru mukanayishyigikira kugira ngo byose bijye bibageraho ku gihe. ngo yari SHOAM. Hano turatangira turebera ku cyo bita Fed nawo mwarabonye, icyo bita Federal Reserve igiye gusimburwa n'icyo bita Fed now. Turebera hamwe kugira ngo amafaranga yose y'ubukungu bw'isi yose babe bayashyira mu cyitwa Fed now, cyasimbuye icyo bita Federal Reserve. Federal Reserve ku batayizi ni Central Bank yo muri Amerika imanaginga ubukungu bw'isi yose binyuriye muri gahunda ya Deep State, cyangwa se bayihaye kuba manipulatinga finance y'isi yose bayishyira mu maboko yabo, ariyo Deep State, kubera imiryango myinshi igiye itandukanye, aba L21, aba Lord Traders ndetse n'abandi bagiye batandukanye, FEMA n'indi miryango igiye ikomeye, aba Masonry n'abandi, n'aba Illuminati, aribo bari inyuma y'icyo bita Federal Reserve ku mategeko yayo. Uyu munsi rikaba yarahinduwe icyitwa Fed now, y'uyu munsi igiye kugikoresha icyo bita US Treasure Notes, cyangwa se amafaranga ari backed by gold and backed by silver, ariyo Rainbow Coin. Twajya turebera hamwe arizo XDC, XLP, Harigana, IOTA na Pi Network, ndetse n'andi makoni agiye atandukanye, ndetse hagenda hazamo na za DeFi cyangwa se Decentralized Finance, arizo ziri ku cyo bita CTF ndetse na ETF. Hayo yose akaba ari amacoin cyangwa se ari gahunda zapanzwe ukuntu amafaranga agomba kunyuramo. Uyu munsi turi kuvugana ndetse na nicyo bita MetaMask wallet kamaze kugera ku cyo bita XLP Ledger, aho babashe kuba babihuza bakaintegratingamo XLP Ledger kugira ngo bagere kuri DeFi cyangwa se Decentralized Finance mu buryo buziguye bwose, kugira ngo amafaranga yose atazajya yongera kunyura ku kintu cyose kiri ku ruhande kidafite aho gihura na systeme cya turi kwinjiramo uyu munsi. Rero Fed now cyangwa se Federal Reserve igomba kuba yasimbuzwa cyangwa se yakorana n'icyita US Treasure Note, kugira ngo tube turebera hamwe. Batavuga ngo Fed dollar vs US Treasure Note dollar, ngo Federal Reserve imaze guhomba arenga 99.7%
mu bucuruzi bw'amafaranga bagenda bakora igihe cyose kuko bugomba kuba bwamanuka bukagera kuri zero. Ariko nanone ati nk'uko twagiye tubibona ngo tugerageza kugenda tuzana tubasobanura icyo bita US Treasury Note Dollar igomba kuba yaza kuba yagarura icyo bita isi nshya y'amafaranga ari backed by silver, ndetse tukabasha no kuyongera ububiko bwayo n'agaciro akaba yakwikuba kugera ku nshuro zirenga 20. Izo nshuro zirenga 20 rero zino US note ariyo mafaranga agomba kuba yasimbura system isanzwe hari, agomba kuba afite ubwiko bujya kuri 20%. ngo rero ibaze ayo mafaranga agaciro silver iza imaze kugeraho mu gihe cy'imyaka 100 iri imbere. Tuvuze silver rero tuba tuvuze XLM, maze twavuga gold tukaba tuvuze XLP. ayo mafaranga rero afite ukuntu agenda ashamikiyeho bigenda bifite ukuntu bihurira muri no system cya tuba turimo ahangaha. biba bivuze ko buri muntu wese agomba kuba ari kumenya amakuru yaho bigana naho byerekeza. Rero ano mafaranga ya Federal Reserve yamaze guhomba ni mu madeni agenda yishyurwa umunsi ku wundi, agenda ahagarikwa kuko ibihugu byose bigenda byishyura amafaranga menshi cyane y'amadeni. ibyo ngibyo bigatuma rero Federal Reserve amafaranga cyangwa se inyungu yakiraga igenda igabanuka binyuriye mu mafaranga abantu bari gukomvata bayakura muri bayashyira muri XLP XLM nko kuri coin ziri kuri iOS 2022 nkuko twagiye tubigarura kuri Pi Pailot. Rero ino global currency reset ikomeje kugenda iba amafaranga mwagiye mubona ko yaguye hasi, ariko ntimuhungabane ntimugire ikibazo kuko uyu munsi amakuru ahari nuko XLP yamaze kuba targeted price ko ibamaze kwemeza ko igiye kuba yazamuka byuze ko igeze ku madolari 29 muri no minsi. Rero nabyo tugomba kuba tubitegereje kugira turebera hamwe, kubera ko ino global currency reset yo irakomeza ibe, ariko nanone nubwo iri bube icyitwa XLP cyo kigomba kuba cyagenda kizamuka. Bakomeza tubwira ngo BRICS amabanki yose yagiye agera mu gihombo kiba cyagera kuri biliyo 500, icyo bita Decentralized global, byose ari uruhare rwa BRICS. ibihugu byagiye byomora kuri Amerika kugira ngo bibe byashyiraho icyitwa BRICS banki zayo, ariko amadolari yose yarari muri izo banki zabo zose muri BRICS bagiye bayakuramo kugeza aho banki yahombye arenga biliyo, cyangwa se idolari ryahombye arenga biliyo 500 kugira ngo byose byabaho. ngo rero ngo mu gihe BRICS alliance cyangwa se ubuyobozi bwa BRICS bwakomeje kugenda bushyiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo bwageza ku idolari bwageza hasi, ngo amabanki arenga 15 yabashije kuba yaba renew affairs cyangwa se aba yahomba mu cyo bita financial instability yayo iba yazengurukaga mu bihugu bya bitandukanye yagiye igwa hasi. ngo mu gihe BRICS blocks zayo has pushed decentralization zagiye idolari hasi zishyiramo imbaraga zikomeye cyane kugira ngo zire ko zakongera umubare w'abantu bagomba gushyira idolari hasi. uyu munsi rero tukaba tuvugana ngo imbaraga zose bashyizeho ngo bakaba bamaze kuba bagerageza ko bamera nk'abari kumonitoringa idolari cyangwa se mounting, bari kubara amadolari agiye ari mu mabanki yabo mu bihugu byose bitandukanye arenga biliyo 500 yabashije kuba yabera igihombo icyitwa idolari. izo ngizo zikaba ari according to the new report, kuri report nshya yagiye ishyirwa hanze muri zino gahunda zose zo kuba idolari ryaba ryakurwaho. Gahunda rero ya decentralization ikomeje kuba nimubona amafaranga agenda atakaza agaciro ntimugire ikibazo, ahubwo mumenye ngo ni mwebwe icyo musabwa nuko amafaranga mufite mu mabanki cyangwa se n'ahandi musaba kuba mwayahindura mu XLP XLM, kuko banki ntabwo muzigera zibabwira ibintu birimo biraba, kubera ko icyo zikeneye nuko mutapfa gukoramo amafaranga ngo mwe mwayamaramo kubera ko zaba zihombye. ariko nanone ino gahunda niko irimo iragenda iba ku umurongo ku murongo. Ati se waba warigeze wumva neza ko ibihugu byose bijya byohereza amafaranga menshi cyane ahangaha kugira ngo bafashe icyo bita Heineken cyangwa se imiryango yo muri Amerika yo kwishyura amadeni cyangwa se abakura mu bibazo bimwe na bimwe biba byagiyemo bitezamo, zaba izo ntambara bagenda banyuramo n'ibindi cyane bagenda banyuramo. Ati rero nicyo gihe cyo kuba wowe wabashije kuba wabimenya. Ati ubwo twebwe wabihagarika kuko wakoreza amafaranga, twebwe ngo we have trillion
35 muri national debit. Ibaze ko isi yose ifite arenga trillion 35 by'imyenda bafite, kandi bagomba kujya bishyura annual debit budget yabo itajya irenga trillion 2, ariko nanone bakabasha kuba bakwishyura arenga trillion 1 n'igice ku mwaka. Ibaze icyo gihombo. Niba ibihugu bimwe bifite trillion itarenga bije 2 ku mwaka, ariko bakaba muri izo bije 2 bishyuramo imyenda irenga cyangwa se iri hafi trillion 1 n'ibice 2 ku mwaka, noneho interest debit zayo cyangwa se inyungu nanone yiyongeraho ikaba ari 25%. Bivuze ko baranundi y'amafaranga igihugu cyose gisanga kisanze gisubiye mu madeni, kandi byose bikaba biba kuri all government cyangwa se amaguverinoma yose ari ahangaha akabasha kwishyura izo nyungu zose ziva amahonga. Rero muhagarike kuba mwakohereza iyo myenda yanyu, mugareka kwishyura imyenda muri buri bihugu byose biba biri muri ayo madeni, byose bikaba byagenda bihagarika. Ibi ngibi rero nibyo Donald Trump arimo ararwanya, ashaka gukuraho icyo bita L21 aba Federal Reserve iri backed by deep state. Ibyo ngibyo byose akaba ari byari kurwana byo no guhagarika, kuko avuga ngo namara kujya kuho azahagarika ibintu byinshi cyane. Ibyo byose rero nibyo tuba tunyura turebera hamwe amakuru abagenda hari, rero abantu bose bakaba bamenya gahunda y'ibintu byose birimo biraba, nubwo byinshi tutabasha kubimenya, ariko ibintu biba biri kubera inyuma y'amarido ni byinshi cyane kurenza n'ibirimo biravugwa. Niyo mpamvu rero SHOAM mbandahanga kugira ngo byose mbibasobanurire mubashe kuba mwabyumva neza cyane. Icyitwa rero Mastercard nacyo mwakibonye ko ari new payment method yamaze kuba invented muri cyo bita XL Pledger, kugira ngo ibashe kuba yakoreshwa muri gahunda zose. Ni ukuvuga ngo icyo bita XL Pledger cyangwa se finance yose iri kugenda yigarurira ibintu byose by'ubukungu bwose bigiye bihari. Rero reka turebere hamwe ya miryango mujya mubona ijya muri Pi browser, muri Pi blockchain yacu tugasangamo ibigo bigiye bitandukanye, IMF nk'uko mwagiye muyibona, ndetse n'ibindi byinshi cyane bigenda bijyamo umunsi ku wundi. Ibyo byose ari byo tukaba tugiye kurebera hamwe icyo biba bimaze, inshingano biba bifite muri gahunda zabo, kugira ngo mube mwamenya. IBM Quantum nayo turagenda tuyigarukaho gahunda y'ibikorwa byayo, icyo imaze n'icyo ishinzwe gukora, ndetse na BuelQubit iyo ngiyo nayo turebera hamwe kugeza kuri IMF International. Ibyo byose rero reka turebera hamwe ino miryango ubundi iba iri gukora iki muri blockchain, ishinzwe iki, kubera iki se ubundi ijyamo, kandi barahoze bari backed by deep state, ariko nyuma bakaza kuba bagenda babihindura bakagenda babyomeka kuri system nshya, kubera ko ariho ubutunzi bwose bw'isi yose ariho burimo buragana. Baratangira bagusobanura rero icyo bita quantum financial system, icyo yabashije kuba yagejeje kuba yashyiramo imbaraga zo zishoboka kugira ngo iringanize icyitwa computer quantuming, ndetse ifatanyije n'icyo bita cryptography. KFS rero quantum computing ndetse na cryptography byagejeje kuba byasobanura umutekano ndetse n'ubudahangarwa bwa platform ya financial system nshya igenewe kuba igezweho uyu munsi, ikaba ifite impinduramatwara mu bukungu bugiye bwanyuranye, ndetse na challenge cyangwa se n'impinduka, ndetse no kubasha kuba ya managing amarisk agiye atandukanye. Iyo rero akaba ari tangible cyangwa se ari impact zigenda zidafatika, ziri tangible cyangwa se zigaragara buri umwe wese, icyo bita quantum yaje kuba yahindura muri rusange, yubakiye ku cyo bita quantum ndetse na cryptography. Ibyo byose rero icyo bita offering real world example cyangwa se isi ya nyayo y'urugero rwanya rwo ubukungu buba bwahuriramo, n'iki kintu cyitwa IBM ndetse na BuelQubit ndetse na IMF International Monetary Fund. Ibyo bigo byose bikaba byaramaze kugera kuri cyo bita quantum, muri mpamvu ugenda mubibona uwitwa Kosasi yagiye byadingamo repository yayo muri Pi blockchain nk'uko mwagiye mubibona. Ibyo byose rero ni ibintu byarateguwe, ntabwo ari ukuvuga ngo Pi iri kwayo. Niba turi kuvuga ano makuru byose biri kugenda bihura na Pi, ntabwo ari kuvuga ngo mba ndi kuzana ibintu bitandukanye n'ibya Pi, ahubwo mba ndi kubereka umushinga mu buryo buri deeply kugira ngo umuntu wese abashe kubyumva neza aho bigarana, aho bigenda bihurira. Rero reka turebere bino bigo icyo bimaze n'icyo biri kugenda bikurikirana umunsi ku wundi, kugira ngo tube twabasha kuba mwemenya. Rero ino investment igomba kuba yabaho ku muvuduko wo hejuru, ndetse n'innovation igiye itandukanye binyuriye muri quantum. Ibyo ngibyo byose
iyo experience ndetse n'umuvuduko bikugenda ugenda ukura umunsi ku wundi. Ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bizafasha isi kuba yaspendinga uruhare rwayo cyangwa se imbaraga yayo mu cyo bita quantum computing mu bukungu tugezeho muri sector y'ubukungu uyu munsi turiho. Ibyo byose bikaba bizazamura ubukungu bw'amafaranga kugeza kuri miliyoni 80 z'idolari. Bikaba byaratangiye muri 2022. Uyu munsi tukaba tugeze muri gahunda y'igihe cy'imyaka 30 cyangwa se 10 muri 2033, aho tuba tugeze kuri biliyo hiyongereyeho amabiliyo 19 ku isi yose abaje kuba ya compoundinga ku mbumbe rate y'isi yose ingana na 72%. Ibi ngibi byose bikaba byo barimo barateganya ubukungu agaciro k'ifuna kuntu kazagenda kiyongera hirya no hino nimara kugera muri quantum computing ibasha kuba ya generatinga agaciro ka trillion 1.3 bitatu ku isi yose mu gaciro k'ubukungu bw'isi yose mu gihe cy'imyaka cya muri 2035. Mu cyongero rero nuko icyo bita quantum hardware zayo zigomba kuba zagera kuri 230% hagati ya 2018 na 2020. Ahanga tukaba twarana harenze bishaje kuvuga ko ibyo byose bagiye babigeraho mu myumbakire yabo yaho bagiye bagera bubaka bino bintu byose kugira ngo byose byagina neza, kugira ngo babashe ko bagaragaza cyangwa se banakora research yo ku developinga ino system nshya binyuriye ku cyo bagiye bubaka ndetse kinatera ingaruka nziza aricyo cyitwa KFS Quantum Financial System mu bukungu bw'isi yose. Noneho ino real world example nayo ikubiyemo ibi bigo bigiye bitandukanye. Ikigo cya mbere cyitwa IBM Quantum, kugira ngo mwaribonye ko yageze muri blockchain kera cyane igera muri stellar quantum. None reka turebe ubundi yajemo kugira ngo ibe yabasha gukora iki ubusanzwe iki kintu cyitwa IBM Quantum imaze iki. Ni ikigo gikomeye cyane cyo mu bucuruzi cyubakiye ku cyo bita quantum computing ndetse na IBM advancing quantum through ni ibasha guprovidinga system ya KFS binyure muri IBM quantum platform yishinzwe cyangwa se yubakiye kuri platform ibasha kuba yatanga access kuri quantum hardware. Quantum hardware ni documents ziba zubakiye muri quantum zibasha guprovidinga cyangwa se gutanga amakuru hirya no hino muri buri kintu cyose bitewe naho kigiye gutanga amakuru. Ino IBM quantum rero ikabishinzwe guprovidinga hardware, software ndetse na services zigiye zitandukanye mu cyo bise platform ya quantum computing kugira byose byabasha kugenda bihererekanya. Kandi mu bikoranire yabyo bikaba bibasha kuba byakwihuza n'ibigo by'ishoramari institutions zikomeye such as JP Morgan, iyi ni bank ikomeye cyane, ndetse na Barclays na Goldman na such Fagon Wells. Izi ngizo kari bank mwagiye mubona zamaze no kujya kuri cyo bita Pi Neso, mwagiye mubona rwose nagiye mbibereka mu magroupe ayanjye abayibamo ya Pi Pailot Rwanda. Ayo makuru nagiye nyagaragazamo aho izino banki zose zamaze ko arizo banki za mbere zafunze imiryango hirya no hino ku isi amashami yazo, maze zigahita zikaba iza mbere zishyira ibyicaro byazo ku cyo bita Pi Neso. Ibyo byose bikaba byaragiye bijya muri Pi Network twagiye tubibagaragariza. Rero izi banki icyo bita IBM nibasha kuhuza data zayo zose kugira ngo zibashe kuba za providingwa ku cyo bita quantum computing platform zishingiye ku cyo gutanga amakuru hirya no hino ndetse na serivisi kugira ngo ibashe kuba yaha services bino bigo. Icyo bita quantum kugira ngo gihe service bino bigo no kuba bari bakensemo cyitwa IBM Quantum ibasha kuba yabifasha guhuza n'ama institution ajya akomeye cyane kugira ngo babasha kugenda bishyira hamwe bayahuriza hamwe muri uno murongo, ndetse n'izindi company zikomeye kugira ngo zibe zabona igisubizo cyo kuba cyakwisetinga ku cyo bita quantum solution, ndetse babasha no kuapplikinga ama platform yabo abasha kuba ya managing risk ndetse na fraud y'amafaranga ashobora kuba yajyamo bakabasha kuba detectinga, ndetse n'ibiciro byayo ku gaciro kagenda kabanuka. Byose bikaba binyura muri quantum technology and financial innovation. Byose rero bikaba byagenwe n'iki kigo cyitwa IBM Quantum. Nicyo kintu bimaze iyo bamubonye IBM system muri quantum ndetse no muri Pi blockchain. Ibyo byose nicyo kintu maze guhuriza hamwe bira bigo byose mwagiye mubona byagiye bishyirwa muri bya
IMF n'ibindi bigiye bitandukanye. Nino IBM yafashije kuba yatanga uburyo bwo kugira ngo ibintu bigo bibashe kwihuza nayo, maze buri kintu cyose kibe cyagenda neza. Noneho turebe ku cyo bita BuelQubit. Yo ni iki rero? Akazi kayo ni uko ibasha kumanaginga ecosystem ya quantum financial system binyure muri BuelQubit standard out with the quantum computing platform. Ibyo byose rero bikaba ari cyo kintu yo yaje imaze kuba yabasha kuprovidinga itangiro rya ecosystem ya quantum kugira ngo ibashe kuba yaraninga neza, kugira ngo bino bigo byose ibashe kuba byakora abikoresha icyo bita quantum computing platform, ibasha gutanga byombi ari hardware ndetse na cloud based kuri quantum algorithm, ibasha kuba yatanga ibi byombi ari no computer platform ndetse na hardware cyangwa se software yose byanditsemo, ikanongera icyo bita cloud based quantum algorithm cyangwa se algorithms zibasha guhuza ayo macano yose bagenda bashyiramo. Ibyo ngibyo ikaba ari cyo bita BuelQubit yari imaze cyangwa se imaze muri blockchain kugira ngo byose babashe kuba bino bigo byose byabashe kuba byabanje gukora. Rero bakubwiye ngo Pi Network igomba kuba yamara imyaka irenga 6 bari kuyubaka, ntimukagira ngo ni ibintu bito bari kubaka. Niyo mpamvu ifaranga rya coin Pi Network idafite aho rihure n'andi ma crypto yose mwagiye mwumva, kubera ko ino BuelQubit yo icyo imaze no kubihuzahuza kugira ngo byabasha kuba byagenda neza, kandi bikabasha kunyura mu cyo bita cryptography with blockchain technology, binyura muri blockchain ndetse n'amakampani yose akabasha kuba yabasha kuba yagira privacy yayo, security, umutekano wayo wihariye, ndetse na finance service iri ku rwego rwo hejuru binyura no ku matransaction bagenda batanga, kuburyo buri kintu cyose kibasha kuba cyakorwa neza nta kibazo kibaye kimwe kiba kirimo. Ari nayo mpamvu rero mubona ko platform yose bamaze kuyashyiraho igihe gishize, bamaze gushyiramo platform nyinshi cyane, ama platform IMF, HCL, World Bank, ama Federal Reserve Bank zigiye zitandukanye zose ku isi yose zamaze kujya mu byose mwagiye mubyibonera. Ntabwo ari ibintu tuba tugenda tuvuga tudafite ibimenyetso, namwe murabizi kuko tuba twagiye tubereka muri gahunda y'ibikorwa bya Pi Pailot, aho tugenda tubagaragariza ibintu byose biri kugenda bibaho. Rero noneho reka turebe icyo bita IMF rero, IMF International Monetary Fund, icyo imaze muri blockchain yacu nicyo yajeje gukora kugira ngo ibashe kuba yakwaactivatinga, kuko hari aho twagiye tubona ati sundi ibintu bagenda bashyira mu bundi n'ibimaze iki mu mushinga wa blockchain. Niyo mpamvu ushobora mbagarutse kugira ngo mbe basobanure neza mwumve ibyo ari byo, nicyo bimaze, nicyo bituma rero muri rusange ku mushinga wacu wa Pi Network nicyo bizadufasha. Ino rero IMF iyo ibasha gucontributinga cyangwa se ibasha guhuriza hamwe global disclosure on quantum computing, bya bigo byose twabonye bya finance ibasha kubihuriza ahangaha binyuriye mu cyo bita in-depth searching paper, mu nyandiko zanditse, ndetse ikabasha no gutanga amapplication amwe namwe kuri KFS on, igatanga amakuru yayo yose ya finance, ubucuruzi byose ibyo bigo bishinzwe gukora, ikabihuriza kuri quantum KFS quantum kugira byose bibashe kuba byagenda neza, babashe kumanaginga icyo bita global economy. Global economy rero icyo IMF ishinzwe nuko yahurizamo ibyo bigo byose bikabasha kuba byadetektinga amafaranga n'amatransaction byose bikora kugira ngo byabasha kuba byagenda neza. Financial model igatanga modile cyangwa se gahunda y'ibikorwa byabo byose, ndetse na providing data security, igatanga umutekano uhagije ndetse wibanga ku giti cya buri kigo bitewe nuko kimeze, ikabasha gutanga uruhererekane rw'amakuru yayo uko bigenda kuba byagenda bigendana gahunda kuri gahunda. Ikindi kandi inyuma yo gutanga umutekano ngo ibasha no kuba yabasha kongera icyo bita increase cyber threat, cyangwa se gukurikirana neza ibijyanye n'umutekano wayo kugira ngo barinde abahaka bashobora kuba bayihakinga n'iki byose, ikaba ibasha kuba yabihuriza hamwe, ishyiraho regulatory challenge cyangwa se impinduramatwara zigenda zutuba twaza bakabasha kuba badukemura. Ino IMF rero policies zayo zikaba zirekomandinga gutanga foundation ya future cyangwa se urufatiro rw'ahazaza mu kuba bakwagura icyo bita exploitation, cyangwa se bagera kure ku cyo bita quantum laws cyangwa se umumaro wa quantum muri financial global. Urumva rero IMF ni ikintu gikomeye cyane gihuriza hamwe ibigo by'ubukungu byose birimo biragendana n'ino system yacu nshya turi kwinjiramo. Niyo mpamvu rero nta kintu na kimwe kidafite umumaro, kandi cyose kidufite umumaro uhagije kuba twagenda tubikoresha gahunda kuri gahunda. Ayo ngayo akarimo kurusha mu pilot
ngenda mbategurira kugira ngo mubashe kugenda muba mwabyumva neza gahunda y'aho ibikorwa bigeze ya buri kimwe cyose uko bigenda tugenda turebera hamwe gahunda yose kugira ngo buri wese ajye abasha kumva ibyo ari byo, abashe kumenya umushinga wa Pi Network agaciro mufitiye, abashe kumenya ko atari amafaranga y'ubuntu kandi atari amafaranga yihuse, ahubwo ari igihe kirekire kubera ko iki ni igihe ni amafaranga agomba kuba yakoreshwa muri millennium turayizi ko ari ikinyagihumbi cy'imyaka igiye gukurikiraho. Rero icyo bita US Treasury Note dollar, iyi ngiyi ni igihe cy'imyaka igihumbi tugiye kwinjiramo, ni amafaranga azakoreshwa mu kinyagihumbi, ntabwo ari amafaranga y'igihe gito. Rero ntabwo wabona Pi Network bari kubaka imyaka 6 ngo ugire ngo ni ikintu kiri aho ngaho, rero nayo ahubwo ni mikeya bakaba bakomeza kubaka ko n'undi baracyubaka ntabwo bihagaze. Rero millennium ni igihe kirekire cyane, ati rero let's go, reka tugende tuyinjiremo. Ngo Silver Eagle is aiming to igomba kuba yagera mu byo mwakina na tunazo and fed now and the fed kuba ahasozwa ikintu gishyizwe fed cyagiye gikurikira. Rero ikintu kinyagihumbi kikaba aricyo turimo turinjiramo muri kano kanya, buri wese agomba kuba yabimenya. Ati kuba Donald Trump barageje kuba bamwica inshuro zirenga 3 mbere y'uko amatora abaho, ati murumva ari iki kigiye kuba cyakurikiraho. None twe twakora iki? Donald Trump rero tumwitege mu matora agiye kuba yagerwaho, gahunda kuri gahunda, ibikorwa byose ku bikorwa, maze buri wese abasha kwera. Ngo rero SHOAM Pilot Ambassador uko nababwiye nzanza ngaruka noneho mbakorera ibiganiro bitari birebire birambiranye kugira ngo kuba mwabyumva neza, kugira ngo noneho ano makuru mube mwagena nayo. Amakuru ni menshi cyane nakagaruka. We SHOAM Pilot Rwanda turakora subscribe uyikore, maze ubundi tugendane gahunda kuri gahunda, turebera hamwe tumenya XLP XDC arigana IOTA na Pi Network aho bigeze, tunarebera hamwe gahunda y'umushinga wa Pi Network. Tubibutsa ko tugiye kujya mu cyo bita pre-launch igomba gusoza uku kwezi, twinjira mu cyo bita post-launch aho tugiye gukoresha map of Pi. Weho ndagushishikariza kuba wakora ibishoboka byose ukagoma ugashaka serivisi utanga kugira ngo abanyarwanda tutaza gusigara inyuma, maze ubundi ugiye kuri platform ya Pi, map of Pi, ubashe kuba washyiraho serivisi na location yahereye, maze ubundi tukugane tugufashe kuba twahaha tukagaragaza ibendera. Rero ntiwumve ko icyo ukeneye kujya gushaka uhaha, ahubwo shaka nayo ikintu cyose wagurisha, maze ubundi utanga serivisi. Ni ikintu gitoya, ntabwo bisaba iduka cyangwa se amangazini, ahubwo wowe icyo ufite ubushobozi ushobora kuba wagitanga kitaguhombaje, kitakwicira igihe icyo ari cyo cyose ngo kibe cyagushyira muri risk, ahubwo wowe ukabasha kumanaginga product yawe kugira ngo byose bibe byagenda neza. Iyo ngiyo rero izaza gutangira no ku munsi w'ejo ku itariki 29. Niyo mpamvu rero ugomba kuba wagira icyo ukora kugira ngo nawe utange umusanzu wawe mu cyo bita ino test tugiyemo ya Pi Fest ya kabiri, kugira ngo buri wese abashe kuba yatangira. Ugira ikibazo ku kijyanye n'amakuru ajyanye na Pi Fest, ushobora kuba wakwandikira Pi Pailot SHOAM Ambassador kuri mbuga zanjye zitandukanye. Nimero za telefone zo ziri muri description ya buri kiganiro, ushobora kujya mu kazibona niba utazifite, maze ubundi tukaba twawuguidinga ku ushobora nawe kuba watanga serivisi, washyira ubucuruzi bwawe kuri map of Pi ihuza ubucuruzi buri local. Iyo map of Pi ngira ngo murayibuka neza, yaje mu cyo bita Hackathon inyuma yuko twari tumaze kugaragaza ibiciro by'uko twifuza gukoresha Pi, maze iza iri kumwe n'andi application agera kuri ariyo bita Isgood, Stinat na Sti4Pi ndetse na Map of Pi. Izo zose zikaba zari zatsinze, ariko Map of Pi ikaba ishinzwe kuri localization cyangwa se global position system, aho buri wese abasha kuba yamenya umucuruzi umwegere ku giti cye. Niyo mpamvu rero ariyo yahiswemo kugira ngo tube twayikoresha. Rero nawe ntutanzwe, ugomba kuba washyiraho product yawe cyangwa se service, tukaba twakugana, maze ubundi natwe abanyarwanda ntituzasigara inyuma mu bikorwa bigiye bitandukanye by'iki. Mbibutsa ko bizaragera n'itariki 5, bizagutangira itariki 29 ejo. Rero nawe washyiraho serivisi zawe, maze tukageza muri icyo cyumweru cyose turimo turacelebrating icyo bita Pi Fest, tunasharinga muri Fasad Forum ku ma platform agiye atandukanye ya Pi Fest, kugira ngo buri muntu wese abashe ko yamenya. Nyamuneka mujye mwibuka no gufata ifoto mugiye guhahirana, maze ubundi musharinge hirya no hino kugira ngo maze mubone feedback zitandukanye n'abandi bagenda babona ko ibikorwa byose byagiye bibaho. Rero ntimukakibagirwe cyane. Iyo ngiyo rero niyo map of Pi tugomba gutangira, maze bikarangirana kuri election December ku itariki November ku itariki 5, twinjira amatora yo muri Amerika, tureba ikiza kuvamo. Nyuma yaho rero bizakurikiraho ni byinshi cyane kugira ngo byose byamenyekana.
So rero wangwera SHOAM Pilot Ambassador mwebwe mubikurikirana umunsi kundi rero mube mwamenye ibyari byo tunagenda turebera hamwe tugiye kuza kugaruka turebera hamwe noneho gahunda yaho iki cyo bita SEC cyangwa se Lipo XLP bigeze mu bijyanye n'urubanza ibyo ngibyo nabyo mubikurikire mu makuru agiye atandukanye kubera ko Lipo yari yamaze kuburana ariko baha deadline SEC yo kuba yagira icyo itangaza rero ndaje tugaruke turebera hamwe aho bigeze ndetse n'ifaranga rya Pi XLP n'ibindi aho bigiye bigera mu bukungu bw'isi yose kugira ngo tube twagenda wongera SHOAM Pilot Ambassador rero turi kumwe ciao ciao